reka nkubwire reka mpamvu kumbona nsagutya sibyo nkaba nanatega hoya hoya nyine ratake mubwize anje tuvugisha papa nkanje ke nkubwire reba umwana mwana ufite n'isine uyu ngwesa nka mama wowe ufite imico nk'iya mama ngiye nkasanga papa hoya nyine anje tuvugisha anje nago niyorobekanya noneho anje wogeze ku rwego rwo kubeshya papa ngo urumva ufite umuntu uri buze mu masengesho mukigira mu cyumba akabasanga ayo masengesho nayaje je nago niyorobekanya ahubwo nyine kubera usenga icara imbere ya kamera usaba imbabazi kuko byabaye wari wambona mu kabari tubwizanye mu kabari no isugita wasinze uvuye he oya niba atari ibintu byo guseba umutwe atari ibintu byo guseba oya nyine ngere kamvugisha uko imbere ya kamera mo mwaje abantu benshi barabazi baratureba baratubwira ngo uyu mukobwa w'inzobe arakijijwe cyangwa nyishijwe Igazira katugushimira dama ko dukurikira musikundire kambwira ngo uri kumwe na Samo Imana cyangwa se umuhungu w'u Rwanda unyita ukushaka reka nguhe kaze wowe wakoze subscribe hanyuma kwisumwe TV ndetse na Yubahwe TV nkubwira ngo amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze kuva kubiteka muri kumva ko rero turi hano kuri mikoro zacu kugira ngo tuganire akagripe kabakisha abana ariko tuzatukomeza tugende ijwi mu ryumve neza nitumara komera neza ubwira ngo utamereze neza ubwira ngo komeza mera neza wakoze subscribe komeza yikore nawe utarayikora ufate segonda rimwe ukore sabuni cyangwa se subscribe hanyuma reka tugushimire wowe udahema kudukurikirana reka tukwakire uri mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba iburengera bwaryo ndetse nakira abantu batwegereye mu bihugu byose by'abaturanyi ndavuga Bugande Uburundi Kongo Tanzania Kenya ndetse n'ibindi bihugu muri Aziya mbabwira ngo Imana ikomeze kubaha imigisha myinshi reka rero nkwakire cyane turi kumwe na Samu turi kumwe n'abatumirwa tubane mu kiganiro cyacu cy'umunsi taragatoya tumenye byinshi kuri bo bidukurikiranye twicaza ngaha kuri uyu munsi tugwikaze rero ko mbona noneho muri kwaka byagenze gute tugomba kwaka umugize bite tugomba kwaka niyo gahunda yagenda kabisa uku kwezi kwa 10 kuri izi tariki mu byiteguye gute mu kwinjiyemo gute turi ku itariki 15 n'esheshatu mumeze mute njye numva umukobwa njambwira ngo Imana ibirimo ngiki Imana ibirimo yemera ngaho bavuze ngo Imana ibirimo bronge Imana ibirimo ariko njye nago mbizi ariko komeze nk'umupagano utajya wizera Imana ubundi bite byawe sindi kwizera Imana ni ubundi Imana yakuremye Imana yaguhaye ubuzima urumva Imana yatumye ubaho uyu munsi wa none ni yihe kintu cyatuma uvuga ngo ntago ushobora kwizera Imana ruhanga Imana ishoboye byose ahubwo ni ikihe cyatuma nyizera ni iki cyatuma nyine utemera Imana muri aka kanya je na kimwe cyatuma nyizera ugomba kwizera nubwo ibihe byaba bibi ariko Imana buriya hari igihe idufasha agomba kwizera nibyo nyawo wese urasenga ariko noneho ngo kagira Imana muri umuntu we ndasenga urasenga cyane uri mu mavuta zamura isengesho mu kiganiro tangira usenge ariko iyo bisenga senga Imana data wa twese muremyi w'isi nyirijuru Imana iduha guhumeka nimbwira abantu ngo Yubahwe TV bajyumva ko uwubahwa ari Imana niba natumiye abantu bapagani turabimenya niba natumiye abakristo turabimenya zamura isengesho nona ngiye kubasengera ariko nubwo ari mukuru wanjye uramwatuza uyu munsi yemere ko yagenda y'inkura ubwo bugambo bwawe senga kuko ruvuga ko usenga ko ndi muri umuntu nawe yaba ntacyo nzi ku Mana sha nawe uzi kwishanutse ugiye wahereye ku ishuri mu bwenge kutabyibuhaza tuzamura isengesho twisengerere byo kuzageza pagani we nsengera senga muri sangi Imana ifashe abantu badukurikiranye mu kiganiro yego Mana yacu Mana nziza Mana itabara Imana iriho kandi Haleluya Imana yumva gusenga kwacu amasaha ya Mana yacu turagushimiye byinshi wadukoreye suko twari beza suko dukiranuka kurusha abavuye muri ubu buzima ariko tugushimiye kuba ukiturinze yego hari benshi bari mu bitaro hari benshi badafite uko bagushima ariko mu by'ukuri twe turagushima kuba tugiye ku mwuka w'abazima hari abari mu bitaro barwaye indwara zitandukanye suko turi beza kubarusha ahubwo n'ubuntu n'imbabazi zawe tugirira
mwami Imana dufashe, turi mu isi y'ibibazo, turi mu isi igoye, ariko ujye utuba hafi udufashe, kuko uri Imana nziza kandi uri Imana itabara. Bisabye tije izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. aho wagendeka Divine avuga ngo amen. amen asibye ni Vuga amen. ayi sibye mama vuga ko Oya muvugishe amen. aseke nkubwire reka ngwaze uri umwadeperi, uri umugaturika, uri umurangi, uri umuzayoni, usengera muri yedi. ubundi ke nkubwire kuva mu bwana bwacu ko nuri kutubona yakuze nyine numva avuga ngo gusenga nanjye nkura ndi umuntu wibereye aho ngaho. Bureka aragakora sikavuga gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Urabyumva wowe ibyo bintu bamuvuga nyine njye nakubwiye ngo sibyo, ari kumbwira arasenga, twakuze turi abavandimwe babiri sibyo njye nawe, ariko mu rugo nubwo yasengaga yego twese twajyaga ku ishuri, urumva kuko ndi mukuru kuri we namurushagaho imyaka 2 imbere nyine, nimba twigenda nigenda njye urumva niga sina wani we yari ari kwiga P5, urumva namusigagaho imyaka 2. ariko nubwo yasengaga mu by'ukuri nabaga uwa mbere yenda nakaba wa gatatu wa gatanu, kucyo ataje kuba uwa mbere kandi none sibyo ngibyo kuba mbere ibyo byari kukwemeza yuko none se kuki Imana itamaye ubwenge bwo mu ishuri, kuki Imana yamaye ubwenge kandi yanagira ubwenge, ibyo ni bitwaza icyo ari cyo. Je nkibaza Anje twigizanye kuri uyu mukobwa nashaka gupfa, nicwa n'ikisi umuntu wowe udatunze Imana niba gutunga Imana aribwo buzima, ugomba kuba usuku nguku nukubera Imana. Hari benshi bavuye muri ubu buzima, suko uri mwiza kubarusha, ahubwo n'ubuntu mvukuri cara wige, nicara nige, ahubwo we niyicara yigukuntu isi abantu bayiryoshyamo, ibi bintu yihaye abure kwicara ngo gukuntu isi ukaba uriho. ariko anja ko ni nagasuzuguro mani, nukansuzugure jye umenya ko nese yagiye yumva ibyo mubwira akareka kunsuzugura, sibyo ibaze kuvuga mbere yuko mvuga, wajye ufunga umunwa ngabanza reka nkubwire gatoya, sibyo yajye ubanza ufunga umunwa. Anje buretse mubaza yego naga agomba kuvuga naravuga, nago ndakwemera kumvugisha ariko abanza ugaceceka, ndagu uburenganzira nago ndabye nago uri kubitsa abantu bitsabe nk'ubisaba mukuru wawe, ngaho bitsabe ngewe mbasabye kumvikana mama sicyo ni ikinyabupfura nimba usenga wabanje ukagira ikinyabupfura, basabye kumvikana. reka twumvikane. Hari abana benshi nago nabiguhaye ngaho ceceka twivuge, mwanavukiye rimwe sibyo batakiriho, ariko wowe uriho. None se watanze iki ku Mana kugira ngo uburiho? Subiza niki watanze kugira ngo uriho kandi bo kuba ndi mwiza, because ko ufite inyashi byakubageza Imana, nibyo mubwi kuba usuko nukubera Imana. Impamvu ufite nyashi nuko ufite papa mwiza, muri comment batubwira kanje kakurikije umukobwa afite nyashi no kuba ufite tayi nk'iyabazungu, ubundi wo bakomera nini? Ni njyewe wese usabuje ni njyewe, ubundi reka nkubwire reka mpamvu uri kumbona nsagutya sibyo, nkaba nanatega hoya impamvu hoya nyine ratake waritukuje anje tuvugisha papa nkanje ke nkubwire impamvu reba umwana ufite n'isine uyu ngwesa reba igikara reka kwitukuza wowe mama wowe ufite imico nk'iya mama ngiye nkasanga papa hoya nyine anje tuvugisha ukuri, nanjye ngiye kubivuga none ngiye kuvuga amabara yawe, ngiye kuvuga amabara yawe nimba none utangiye kuzana n'ibyo gusebanya. Aya nagaru gusebanya, tuvugisha ukuri cyane, nanjye mvuga amabara yawe wasenza, ariko ndahita mbishyira hanze, navugisha nutareka ngo tuvugishe ukuri ndabishyira hanze, usanga handi ari papa na mama none se njye sinsa nka papa, papa ni igikara na mama, papa b'inzobe babaho, papa n'inzobe nase ubwo wose ute nubwo kamera iteye kubona, oya jewe ntabwo n'inzobe, uramwaye umva none se kemwereka umupapa wa mbere w'inzobe, none se Kanyombya sate kari umusaza, Kanyombya ni ugusaza oya asa nanjye oya anje rero baraje biyorobekanye ujye vango Kanyombya oya nukuvuze ngo papa n'inzobe kandi nkaba nangiye kukwereka umupapa w'inzobe, anje naye nukiyorobekanye man nubwo usenga mu rugo bahora bakubura wagiye ejo nago bagufatanye ndashaka mu cyumba batse mubura mwumvikane, umuntu usenga n'udasenga batandukaniye. Anje tubwire no mu myitwarire, ye tubwire rero tubwire ibintu bitatu by'umuntu usenga. Yego umuntu usenga aho yaba ari hose, yego
uba wumva ko no mu mivugire yiwe ari umuntu ukunda Imana ariko reba kuva twatangira kuganira yego uyu muntu wumvise byibuze anacisha make avuga ati muri umuntu Imana izagushyira hanze Imana ni papa amabara wirirwamo ari njye nani kugaragura ari njye nani ndeje basanganye n'umuhungu mu cyumba dore ndi nkubwira ariko rero muransetsa aba bantu bagenda bacisha make nibo banyamabi ntabwo papa yagusanganye n'umuhungu mu cyumba mwari muri mu biki uheruka mu kabari ryari ntabwo nk'inzoga umva barawibeshya araziba yibeshya n'ejo nari ndi mu materaniro mu cyumba aho bamusanganye n'abamutibe mu cyumba se basengeramo iryo ni isererezanya oya mani yabikoze vugisha ukuri cya byose mbishyire hanze bureka turaza kumenya umukristo wari we turaza kumumenya uheruka mu rusengero ryari ejo uheruka mu kabari ryari ntabwo njya mu kabari urakoze wowe uheruka mu rusengero ryari njye ntabwo mperuka mu rusengero ndasigira ngo mbabeshe twakumenye ntabwo njye njya mbesha uheruka mu rusengero no none uheruka mu kabari ryari oya mu kabari njye reka nkubwize ubu kubera njye nkunda kugira inshuti nyinshi z'abaniga nyine pe mu kabari nubwo nyine papa batabizi ko njyayo ariko nshobora kumucika nka 3 mu cyumweru nkajyayo nkajya kureba abapampe banjye ariko none nubwo njya kubareba ntabwo niyorobekanya ntabwo niyorobekanya noneho anje wogeze ku rwego rwo kubeshya papa ngo urumva ufite umuntu uri buze mu masengesho mukigira mu cyumba akabasanga ayo masengesho nayaje njye ntabwo niyorobekanya ahubwo nyine kubera usenga icara imbere ya kamera usaba imbabazi kuko byabaye wari wambona mu kabari tubwizanye mu kabari no sugita wasinze uvuye he oya niba atari ibintu byo gusebanya atari ibintu byo gusebanya oya nyine ngere kamvugisha ukuri imbere ya kamera mo mwaje abantu benshi barabazi baratureba baratubwira ngo uyu mukobwa w'inzobe arakijijwe cyangwa umupagani noneho niba udakijijwe baratubwira noneho karundura ukabutura uhari jetiri batubwira umuntu warangiye kera nibatubwira bari wamona mu kabari ngiye gukoresha ukuri niba n'ukuntu wambaye kose sinambaye neza ubusuku n'ukwambara babarira umutunge kamera debera nese nago nambaye neza batubwira ninji ninde utari ninja ubusi abandi basenga muri oya baratubwira ninja ninde utari ninja ninde ariko se muvugisha iyi niyo myambarire y'abakristo n'ipantaro kugira ngo aya babereka ari Divina na Ange ninde muntu wabona umugabo mbere ninjewe batuje gushaka abagabo bashaka abagore bazima nane se wowe ushinzwe kuvuga ngo wabona umugabo erega ese Ange nuza hano aje guhitamo yahitamo atitaye ngo uri inzobe yahitamo ugira ngo abahungu baracyakunda abakobwa b'inzobe bamenye ibanga mukoreye oya hari ibindi bintu twamenye ku bakobwa b'inzobe icyambere ngo baritukuza kabiri bagira umwanda niboga ukuri ntago ari ukuri namwe nyine mureke mwiyitaho murabanebwe bisobanura nyine tugiye kuvugisha ukuri kuko uri muri umuna wanjye noneho joke nyine zarangiye ndabishyira hanze nibyo nagwishiye ndabivuga kubera nutemera guhinduka ngibintu by'umurayi ushyire hasi nakubwiye gabanya umunwa twagiye kuvugisha ukuri turabavandimwe joke zarangiye tugiye kuvugisha ukuri sibyo mushaka mbasobanurira iki dusobanurire abakobwa b'inzobe bagira umwanda ntibagira umwanda bundi nyine ke nkubwire kubera ko mwibeshye inzobe umwanda ugira umuntu n'ubundi utuwugira ntago bigendera ngo kwisura Ange vugisha ukuri ngenge reba mu izosi ryawe reba iki bibi narakibona oya Ange ndebera neza reba mu hano mu muhogo Ange nawe wisebya vugisha ukuri oya Ange nyine twarekiraho guseba nababwiye ko kera agaruku yasara mweretse n'ifoto ya kera watubona itandukanye ngaho yizana tuzayizana tubereka abakunzi bacu Ange nawe utangiye kurengera nyine ngaho tuvugisha ndebere ibi ni ibiki umuntu w'inzobe buriya inzobe ya original OG ntashobora kuzana ibi bintu by'ibibaragu nyoko uza kwiyemo umupira rata mureke mbabwire nago rata nago gukuramo imipira iyi nari sibyo imbere ya kamera turareba ahanga wagira ngo ni nkuru bamwambitse rw'umukara rata umva mbabwize ukuri sibyo nyine twaretse gusebanya kuko turabavandimwe hano ni ikibibi niko navutse hasi bureka nge nganira na Ange yambwiye ati
uyu mukobwa nubwo umuntu ari inzobe iki gisuko si yo wakishukishije ntago ari urukumva neza ninde sakishukishije ibyawe birajya ku mugaragaro tubimenye turabivuga n'abahungu yirirwa ry'amafaranga wese ninde agusukishije anje ngatubwiza ukuri ngatubwiza ukuri nanjye murangira oya batumva nkubwire kembyemeshe gisuko na nkanikorera ikiyede nkavuga okay ngareka nyine anje urasenga abavandimwe hazamo kutabeshyanya nyine abavandimwe haraho bagera bagatera joke akajya naho bagera bakavugisha ukuri tugiye kuvugisha ukuri sibyo kugira n'abadukurikiranye babone ko turi abavandimwe byanyabyo twabanje gutera joke sibyo ugiye kuvugisha ukuri iki ni ikibibi cyasi ikibibi nk'umuntu usenga utabeshya anje ntago ubeshya none niyo wansenge sinakizwa kuko urabeshya uvugisha ukuri iki ratangiye no wabaza papa na mama amazi hariya baraturabura nibazana amazi nitavaho oya ngiye ikiganiro cyanyu ngiye kukivamo kuko ngiye kuvuga ko azi Imana kandi kubeshya ngiro bamwe bogesha imbagara mu cyaro hari abantu bajyaga bogesha imbagara reba ukuntu kiza okay ngaho kembyemere ndashanywe n'iki mujye mugira isuka abakobwa ariko gute muvuga ko abakobwa nzo batagira isuku gusa ngo nasuko mugira kabiri muri abanebwe okay twe tubyemere turi abanebwe none isundi waba uri mwiza ukabura kwicara ngo ababi babikora ari nawe mwiza ni nese uri mwiza ye nibyo bitoki byawe bimeze uko turambura imisaya turebe umuntu umwiza uteye neza mu baturebe baturebe ni handi oya rambura imbere ya kamera turebe ariko rero anje nubwo yavuze ngo arasenga nukuri nawe niyicuza imbere y'abantu bamukunda kuko nawe ni umunyabinyoma mu ruhande rumwe anje byemere nago nawe ukijijwe kuko nawe hari aho ubeshya hari aho abeshya umukirisitu nyamukirisitu avugisha iki ukuri ubu ari kuvugisha ukuri none ubuse kandi ibinyoma bye bizajya hanze okay ngaho wavuze yuko ibi bisuko mfite atenge abyisukishije we ndabigusukishije anje umugabo wifuza warongora divine ni umugabo uko umugiriye inama ni ibiki bibiri yareba ibintu bibiri yareba reba neza niba uri umusaza ukamubwira nta muntu nagira inama yo impamvu ya mbere ukunda abagabo ndabakunda nyine se sabana beza impamvu ya kabiri ukunda amafaranga cyane umuntu ukunda amafaranga n'abagabo aba ari indaya kandi ibyo biyoboye isi yego ko uyu mwana twamenye amakuru ko ukura abagabo none se bitwaye iki gute wakura umugabo amafaranga ese uko umuntu agukunze akagushimira akajya n'icyo aguhereza bitwaye iki Divine genda ashaka kumenya umugabo wagushaka we n'iki cyagege akugendeyeho nawe tubwire umugabo wagenda kuri nde kuri anje se washaka numva anje kuko wari kwiyita umukristo kandi ari umwana mwiza ubwo urumva uwo mugabo bazashakana ni umuzi azagenda kuri iyo mico yiwe kuko ngenga mukuru wiwe tubana nzi mico afite nyashe y'abazungu abazungu bakunda ubwo se nyashe abazungu bakunda niye hanyuma ndashaka abantu bafite udutafari tumeze nk'uwiki tutavaho turi nibo bantu nizo nyashe abazungu bakunda abantu barya nibabyiboye koko ari ibibuno yambaye yewe yambare anje n'umuhanzi icyo cyo ni cyamuhesha iki nanjye ndi umukinnyi wa filime ariko nanjye nyira filime umukinnyi wa filime n'umuhanzi umuntu yikize ni umukinnyi wa filime byose ndabikora nanjye byose nzabikora nanjye ndi umukinnyi wa filime kandi nzabana n'icyamamare tugiye kuririmba baduhamano urakinira umusheri wawe filimi noneho ndamuririmbire twumve noneho wakwemerera nese wakina rero uri kumwe na sheri wawe urumwe ubwo murareka nzane sheri wanjye murebe ukuntu twagitinga bikaryoha wowe tugiye kugenda turabanza turebe buri muntu n'imano ye yes tugiye kubanza wowe ariko nawe urasetse se wakina filime uri umuntu umwe ikintu cyakurura sheri wawe niba ari neza niba ari uguseka neza ikintu cyakurura sheri wanjye hari arabizi bimukurura tugiye gutangira ibyo ni kumbwira ntago mbikora nje uzi kwiyerekana nabikore ngiye nakubwiye ngo sheri wanjye akurugwa n'ibintu byinshi yo turi kumwe none se sheri wanjye ari hano muzana urebe ibimukurura byose uratsinzwe nje ntago nsinzwe ko sheri wanjye erega zikatamiga mane tujya wemera niba ari filime niba ari ukuririmba ibintu bikora ku mitima y'abantu reka umukobwa aririmbe mutunge mikoro aririmbe ayiwe inzozi ndota sinshaka ubure mu nzozi ndota sinshaka ubure
ubure inzozi narose zibaye impamo nakurose nyir'urusara ngeze ku isi ndabonekerwa nkwiyumvamo tutarabonana murakamwire wirengaho tutarabonana tubwezanye kuri nasize ndimba niza mu rusengero ugaturufuzi kajya koreshwa abantu muri telefone nandi gusubiza sheri sheri yaranyandikiye wana nasa kuriri utaririmbira Imana kandi turi mu rusengero oya bureke by'Imana ndashaka kumenya ari wowe na Divine umwiza ninde ni njyewe nasura umujaji kuri no kwitora ahubwo abajaji none wowe ndabaza ari wowe na Ange umwiza ninde ubundi nyine ke ngusubize ngiye ngubwiza ukuri sibyo kwa abantu bazatubwira umwiza oya ndagendera kukuri navuze ngo ni muri umunange cyanjye ndiki sibyo yaba nje Divine ndi mwiza yaba nanje ni mwiza kuko yaba papa tubyara ni mwiza na mama tubyara twese turi beza tutavukana ntago ari ubizi se kandi nakubwiye ngo nje Divine ndi mwiza Ange ni mwiza kuko ababye bacu bose ni beza ahubwo muri comment bazatubwira umwiza cyane nje niko mbyumva kuko twese turi beza no Ange umwiza ninde nje ntabeshye naciye no ku ruhande Ange wari mubanda mukunda arabizi nubwo nyine ari utugisagira ntakunda iyo utaza kuba waritukuje nawe uri mwiza nka ariko Ange tuba twarasaga Ange ashaka kuba ari kwamamariza mu korogo sigo ariko Ange ntukanse by'amara reba urebe no mu maso yiza ubuzi avuze umwanya yahita umuhondo yego nagendeye kuki ngo kuko uri mukuru wanjye kuko uri mwiza utaza kuba waritukuje ubu uri mwiza nkanjye ariko kubera witukuje niwe mwiza yego shari ikina mwana bashimire muri comment batwandikira tubwire umuntu mwiza batubwire umuntu mwiza kandi nibagarura ariko nyine uyu munsi nubwo twashwanye mu buzima busanzwe turakundana sidukunda nanje vugisha ukuri ciao mutange nomero zanyu byibuza tusosi nimero zacu yego iya Ange ngewe umuntu wakumva yamfasha yagukunda akagufasha akagushyigera mu ndirimbo zanjye yego yamamagara kuri nimero 07 07 22 75 491 uwagutereta oya wane cyari umwana yego hanyuma none wakunda cano yanjyeyo Divine warashaje akeneye umugabo oya ariko namwe mwakabije imyaka 20 ndashaje koko 30 ariko Ange waretse kumbeshe ata nje mureke mbabwire umuntu wakunda Divine nyine mu busanzwe nyina filime nkunda kwagitinga ngiye nkunda kugwanya bagenzi banjye niyo mpamvu nanje no mu buzima busanzwe tuba turi kugwana ariko ubundi turakundana washaka kumbona nyine yambona kuri 07 10 5 4 8 2 4 murakoze umuntu wakifuza kureba ibihangano byanjye yajya kuri YouTube akandikamo inzozi by Ange Queen yayibona murakoze cyane n'uwanyandikira kuri WhatsApp iyo nimero yanyuraho murakoze ikintu byo kujibesha uzisubiraho ariko nawe rero